Nyakubahwa Rusine Patrick nk'umunyarwenya wabigize umwuga, umukinnyi wa filime zitandukanye nk'umuturanyi n'izindi. Ni umunyamakuru wabigize umwuga, ubu ngubu akaba akorera kuri radiyo ikunzwe cyane muri Kigali Kiss FM. Ubu tuvugana akaba akurikiranwa n'abantu bangana n'ibihumbi 233, we akaba akurikira abantu bangana na 630 kuri posti 584 gusa ku rubuga rwa Instagram. Iki gikundiro no gukurikiranwa n'abantu benshi byatumye ahabwa akazi na kampani nyinshi zitandukanye ko kumwamamariza, harimo Best Pillar, Gorilla Games ndetse n'izindi nyinshi cyane. Nyuma y'akavideo kagaragaye ku mbuga nkoranyambaga hivanzemo ibyamamare byinshi nka Kiramani n'umugore we Nyambo Jessica uzwi nka Miss Nyambo, Ben uzwi nka Chris muri My Heart, bishimye cyane babyina, yewe dore ko inkoko n'amafi byahaburiye ubuzima pe. Nyuma y'ibyo niho kuwa 12 Kanama 2024 ahagana mu masaha 12 ku mugoroba hagaragaye amafoto yo kwambikwa impeta ku mukunzi wa Rusine Patrick witwa Uwakenera Island. Ibi byashimishije abantu benshi cyane, aho Rusine yateruye amagambo meza cyane kurusha yasanganywe agira ati: uyu munsi utangire kubara itangiriro ry'ubuziraherezo, na buri gutera k'umutima wanjye kose naguhisemo. Ubuzima bw'amaseka, urukundo n'ibyishimo bitagira iherezo kuri njye nawe ibihe byose na buri gihe. Nizira nawe mu magambo atuje amusubiza ati: kugukunda byangize umuntu mwiza, nshaka gukurana nawe, musezeranyije kurinda nkita ku rukundo rwacu, musezeranyije kuzuza ubuzima bwawe ibyishimo, nkakuguma iruhande mu bihe bikomeye cyane, kubera ko watumye buri segonda ry'umutima wanjye riba ryiza. Ndagukunda. Dore ko muri Gashyantare uyu mwaka ari nabwo bwa mbere Rusine yerekanye umukunzi we bamaze igihe kinini bakundana. Nibishyigikira urukundo bifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo batangiye. Don't forget to subscribe, like, share and comment. It's wonderful life TV again.